Inshuti bavandimwe mukurikirana kandi mukunda ibiganiro byacu, turabasuhuje. Twishimiye ko rero mudukurikirana kandi mudukunda muri benshi. Tubahaye ikaze rero mu biganiro byiza by'uyu munsi. Nk'uko rero mubizi, biri mu ntego yacu ni ukwigisha abantu no kubajijura kugira ngo biyarure kandi bave mu bibi bakore byiza. Tunyurira rero mu biganiro bitandukanye, binyurira mu muryango, bikanyurira ku buzima bwiza, bikanyurira mu gutanga ubuhamya kwa bufite, ariko kandi no kongera kujijura abantu mu by'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye kubaha ni ikiganiro kirebana n'ubundi n'umuryango n'ubuzima, ariko kubera ko umuryango ugizwe n'abantu benshi, turibanda ku rubyiruko cyangwa se ku basore. Abasore nabo kuko bari amoko menshi, turibanda ku bashaka gushinga imiryango. Mwebwe mwese mudukurikiranye, ndababwira yuko umuryango ntabwo ari umuntu, si n'umuhanga wawushinze, ahubwo ni Imana. Iyo dusomye muri Bibiliya mu mirongo myinshi itandukanye, ijambo ry'Imana ritubwira yuko umuryango washyizweho n'Imana. Murabizi neza, umuryango wa mbere washinzwe n'Imana ni umuryango wa Adamu na Eva, bari muri Edeni. Hariya muri Edeni rero wari umuryango wa mbere Imana yari ishinze, kandi yifuza ko yabahaye umugisha kugira ngo bororoke, n'abandi bazagende bagenda bashinga imiryango. Imana imaze kurema umugabo, kuko niwe muntu wa mbere yaremye, yabonye yuko atakwishima, ko atanezerwa, ibona yuko hari ibintu by'ingenzi abura, aribyo atari ibindi bindi, ahubwo akeneye umugore wo kumuba iruhande. Iyo usomye mu gitabo cyitwa Itangiriro muri Bibiliya, mu Itangiriro iyo hasomye ugasoma ibice byaho bibiri, ugasoma ku murongo waho wa 16, hatubwira hatya hati: kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, ntabwo ari byiza, si byiza. Urumva ko atari byiza, ubwo ni bibi, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Kugira ngo umunezero w'umuntu aze kuba wuzuye, yari akeneye uwo mwunganira, yari akeneye umubiri iruhande, yari akeneye umubiri inkomezi, yari akeneye umubiri umufasha, kuko hepfo aravuze ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu amenye uko abyita, kandi uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ariryo riba izina ryacyo. Ariko hepfo Imana iramusinziriza, imukuramo urubavu. Mwarabisomye, abandi mubyumvise bwa mbere, ngo urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akantu ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Noneho urumva yuko Imana niyo iremye bwa mbere, iremye umugabo, ariko mu mugabo ivanyemo umugore. Burya umugore aturuka mu mugabo, ntabwo umugabo ava mu mugore, ahubwo habanza umugabo, maze umugore akava muri we. Noneho umugore ntabwo ari ikindi kindi, ahubwo ni igice cy'umugabo. Niyo mpamvu kugira ngo bakore neza, ni uko bombi bagomba kuba buzuzanya kandi bombi bafatanya. Umurongo 24 haravuze ati, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwa n'isoni. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Burya basore, bakobwa munkurikiye, kugira ngo umuntu yubake urugo kandi rukomere, bisaba gusiga, kandi gusiga ntabwo ari ukujya gutekereza
ahubwo ni ugusiga, bigusaba kubasiga ukagenda ugasanga uwo nguwo wakunze. Niyo mpamvu iyi ngiyi ari intambwe igomba guteranwa ubushishozi kandi n'ubwenge. None kubera ko tuwugambiriye kuba gusa kurambagiza, uyu muntu uyu munsi Imana yakuremeye kugira ngo mubane, bisaba kubanza kurambagizanya, bisaba kubanza kumurambagiza, bisaba kubanza kwiga imico ye, bisaba kubanza kwiga indemano ye, bisaba kubanza kwiga akarere ke, bisaba kubanza kwiga ikizwa komputema, uko yifashe, icyo byamutwaye, ibyo byose ukabyiga. wamara kubyiga ukabona kubana nawe. Mbere y'uko nza kuza kubyinjiramo, kubera ko iyi ngingo yo kurambagiza ubu ngubu turi mu isi aho abantu barabicuritse, abantu bamenye ikintu cyitwa amapasi, bahanga ngo batanga za pasi, ariko ubundi nta muntu muzima wakabaye ahabwa pasi y'umugore, nta muntu muzima wakabaye ashaka guhabwa pasi y'umugabo, kubera yuko Imana niyo yatanze pasi bwa mbere na mbere, kandi yamuvanye mu mugabo maze umugabo amwita umugore. Ubwo rero mwebwe munkurikiranye, reka mbamenyesha yuko nta muntu ufite uburenganzira bwo gupasinga undi ngo ahitiremo undi, ashakire undi, ahubwo ni igikorwa umuntu agomba kubanza gutekereza ku giti cye. Mbere y'uko agitekereza, kugira ngo ujye kurambagiza ugomba kubanza kubisengera, ukabisengera ugasaba Imana kugira ngo izagufashe guhitamo ukwiriye, ugasaba Imana kugira ngo izagufashe guhitamo ufite imico myiza, ugasaba Imana kugira ngo izagufashe kurobanura muri benshi umwe wawe. Iyo utasenze, ibihombo biza kuza kubamo ni uko uwo nguwo mwashakanye utanyurwa nawe. Iyo ubonye abandi uravuga ati dore ameza ngo bari kuvuka njye natwaye umubi. Iyo mubyaranye kabiri uti wamaze kuba mubi, bitewe n'uko ntabwo wigeze urambagiza, ahubwo barakurambagirije, n'abanakurambagirije baguhaye pasi, ntabwo wigeze umenya imico, wirengagije igikomeye cyane. Niyo mpamvu muri Bibiliya ku cyitwa imico, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani, imigani igice cyaho cya 30, ijambo ry'Imana ryavuze inama hakiri kare, 31:16. Umugore mwiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijane igiciro. Umutima w'umugabo uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. Urumva yuko hano baravuze bati umugore mwiza ninde wamubona? Burya umugore mwiza uvuzwe aha ngaha ujya ugomba kurambagiza aho umusore nkurikiye, ntabwo ari isura, ntabwo ari uburebure, ntabwo ari inzobe, si igikara, si amashuri, si isano ya bugufi, ntabwo ari aho atuye, ntabwo ari abo bavukana, ahubwo umugore uvuzwe hariya mwiza ni ufite ingeso nziza. Mbere y'uko rero ujya kumurambagiza, mbere y'uko uzabana nawe, gusa ko uzabanza wamurambagiza. Wamara kumurambagiza ukabona gushimana nawe. Ndabisubiramo, mbere y'uko muzabana bisaba kubanza kumurambagiza, kandi wamara kumurambagiza mwamara gushimana mukamwemeje kuzabana. Ariko kubera yuko ubu ngubu ndabizi ko ababyumvise mwese mugiye gutangira kurambagiza. Mbere y'uko urambagiza, mbere y'uko nawe urambagizwa mukobwa, hari ibintu by'ibanze ugomba kubanza kwibaza. Mbere y'uko urambagiza, nawe mbere y'uko urambagizwa, hari iby'ibanze ugomba kubanza kwibaza nawe ukirambagiza, kubera yuko aba ari ishyano, aba ari ikibazo iyo ushaka kurambagiza abandi ariko weho utirambagiza. Kubera ko mu gitabo mfite aha ngaha, kiriya gitabo mfite aha ngaha cyitwa Essentials of Health Evangelism Training Manual, batubwira ibintu bikurikira, ngira ngo mwebwe mwese munkurikiye, bakobwa namwe bahungu, kugira ngo mwese ibintu bizirikane. Ku rupapuro rwacyo rwa 292 batubwira aya magambo, ibintu bavuga 13, ngira ngo buri wese ajye yisubiza, ajya abyibaza. Barakubaza bati mbere y'uko utangira umushinga wo kurambagiza mugenzi wawe, nawe ubwawe jya ubanza wibaze ibibazo 13. Ikibazo cya mbere kibaza kiti have I been faithful in my parent call? Mbese naba narabaje mwiringirwa mu rugo rw'iwacu? Ikibazo cya mbere.
mbere y'uko ujya kurambagiza ubanza wirambagize. Ese mbere y'uko njya kurambagiza nabaye fefu, ndi umwiringirwa, ndi inyangamugayo mu babyeyi banjye bantangira ubuhamya bakavuga bati rwose kanaka ni inyangamugayo, ni muzima, ni mwiza, mbese naba narabaye umwiringirwa iwacu mu rugo? Icya kabiri, amayi old enough, naba nkuze bihagije? aba ari ikibazo iyo ugiye kurambagiza ariko utabanje kwirambagiza yuko ukuze bihagije. Ijambo ry'Imana mu mpuguro ritanga mu buryo butandukanye rirakubwira ngo ni byiza kurambagiza no uko warambagiza cyangwa warambagizwa ari uko ufite imyaka byibura kuri 20. Abazabisoma, ntabwo ijambo ry'Imana ryemerera abantu gushyingirwa batuje byibuze imyaka 20 y'ubukure. Ibyo gusaba rero ngo bakongerere imyaka, bakwibira imyaka, bakugurira imyaka, ntabwo bihuye, ahubwo ugomba gushyingirwa nibwo uba ukuze, nibwo uba ukuze mu buryo bwiza ugeze imyaka 20. Na mbere y'uko wari ugiye kurambagiza jya ubanza wibaze ngo mbese ndakuze bihagije? Icyo ni ikibazo cya kabiri ngira ngo ugomba kwibaza. Icya gatatu, will courtship interfere with my education? Mbese ubucuti ndi kwinjiramo ntabwo bwaba bunyuranye by'ihabya n'uburezi nahawe? buriya ufite ikintu cyitwa interfere, nta tandukaniro ry'ihabya ryaba ririmo. Ese uburezi nahawe n'ubu bucuti ninjiyemo n'ubu bucuti ndi kugira, ese ntabwo byazanyurana n'uburezi nahawe? Icya kane, do I have sufficient health to have a family? Mbese mfite amagara mazima yanyemerera gushinga urugo? Ibibazo ndi gusoma mu kino gitabo mwese mujye mubyibaza mbere y'uko ujya kurambagiza no kurambagizwa. Ujya wibaza n'ibibazo kugeza kuri 13 ndi gusoma, ndi ku kibazo cya kane. Mbese mfite amagara mazima anyemerera gushinga urugo? None se wowe urarwaye, amaraso aranduye, imitsi yaracikaguritse, ubwonko ntabwo, igifu kirarembye, umwijima ni uko, uri kwibaza yuko umunsi washyingiwe umeze gutyo kugira ngo abana bawe bizagenda bite? Bazavukana imbaraga nkeya, bazagira imbaraga nke mu bwenge, bazavukana ingingo zituzuye, kuko nawe wababyeyi utari muzima. Ukeneye kuba ufite amagara mazima kugira ngo ubone uko uzashinga urugo. Icya gatanu, is my judgment mature? Mbese mu birebana no gufata ibyemezo, nzi gufata ibyemezo mu buryo rwose bukuze, gufata imyanzuro, ndi mature judgment. Is my judgment mature? Mbese ngiye gufata ibyemezo mfata n'ibyemezo bizamutse kandi bikuze? Hari igihe umuntu afata ibyemezo, agafata ibyemezo by'abana, agafata ibyemezo bya fake bitewe n'uko yashyingiwe adakuze. Ikibazo cya gatandatu, is my character developed sufficiently? Mbese imico yanjye nayo yabikuze mu buryo buhagije? Imico yanjye irakuze bihagije? Ntabwo ejo imico bitewe n'imico mibi tuzabipfa n'umukobwa cyangwa se n'umugore mukarwana, ejo mukaba murabipfuye kuko imico washyingiwe itari yajya kugira ruhagije ngo ubanze ugenzure ko ihagije. Byanga bikunze ejo hazaba havutse intambara, hazaba havutse intonganya, hazaba havutse ishyari, hazaba havutse urwango. Mbere y'uko rero ujya kwinjiramo n'umushinga, jya ubanza nawe ubyibaze. Noneho ikindi kibazo, can I provide for a family? Mbese nshoboye gukemura amakene yose y'umuryango? Can I provide for a family? Mbese umuryango ugize ikibazo nshoboye gukemura amakene yawo? Cyangwa nzaba nka bawundi babazaga bati hanyuma se uzashyingirwa utahagana he? Ati nzashyingirwa naye kwa mukaka ndareyo kabiri, nitumara iminsi njye kwa nyina mubyara, natumara icyumweru, nitumara kumara icyumweru ubwo nzajya gusura kwa pare, naho mara ikindi cyumweru, ubwo nikirangira njya gusura mukuru wanjye, naho mara ikindi cyumweru, bati nikirangira ati kaka azaba yongeye yankumbuye njye kumusura. Urumva nk'uwo muntu
nta cyerekezo afite. Niyo mpamvu ugomba kuba uri umuntu, uri umusore, uri umukobwa wumva ko uzaba ushoboye gukemura amakene yo mu muryango. Ikibazo cya cyenda, am I true converted? Mbese naba narahindutse mu buryo bwuzuye? Am I true converted? Narahindutse mu buryo bwaba bwuzuye ku buryo binyemerera gushinga urugo. Mbese niba ntarahindutse ku mahane nkaba nkirwana, nagashinze urugo nkirwana, kubera yuko mugenzi wanjye nazambya ntabwo nzamutabaza kumubwira neza, ntabwo nzamutabaza kumukubita urushyi. ubwo rero kubera ko ntari nahinduka, nkeneye kubanza guhinduka. Ikibazo cya 10 gikurikiyeho, is there a large difference in age? Mbese mugenzi wanjye ndi gushaka gushyingiranwa nawe, ntabwo dufite large difference, ntabwo dufite uburutane bw'imyaka byabyo. Iki ngiki ngira ngo abantu benshi mu nkurikiye ntabwo muzi ikibi cyacyo, ariko wenda mu biganiro bitandukanye bivugeho, abantu bagomba gushyingiranwa bari bafite imyaka ijya kungana. Ntabwo ari byiza gushyingiranwa ubu na mugenzi wawe akurusha imyaka myinshi. Nese nawe uri umukobwa ushyingiwe n'umugabo w'imyaka 40 ufite 20, ntabwo ari kumva ko uwo muntu mushyingiranwa ku bijyanye. Ubwo rero umunezero wowe ushaka ntabwo uzawubona, kubera yuko we ageze mu gihe cyo gusaza, wowe uracyari mutoya. Ubwo rero bizirikane ko nawe mugabo nkurikiye ugiye gushaka umukobwa w'imyaka 20, wowe ufite 55, uri umusaza, wagashaka abakecuru bagenzi bawe, ntawe ugomba gushaka abana. Niyo mpamvu bakubwiye bati ese imyaka yanjye na mugenzi wanjye ntabwo ifite large difference, ntabwo irimo ikinyuranyo kirekire by'ihabye. Icya 11, am I committed to honor marry a believer? Mbese nemera gushyingiranwa gusa n'uwo duhuje kwizera? Ibi nabyo ni byo kwibaza. Nemera gushyingiranwa gusa n'uwo duhuje kwizera? Burya ni byiza ko abantu bashyingiranwa bahuje imyizerere, kwizera kimwe, bemera kimwe, kugira ngo utangamira mugenzi wawe. Reka umushyingirwe ariko mwemera kimwe, mwizera kimwe, kuko abantu bizera kimwe nibwo muzabana neza. Mbere y'uko ujya kurambagiza, jya ubanza ubyibaze. Icya 12, do godly counsels, especially parents, think I'm ready for courtship? Mbese abo tubana, the counsels, reka mvuga ngo abajyanama banjye, especially parents, bavuze ngo cyane cyane ngo ababyeyi bawe ubwabo ubanza igitekerezo bakwemerera ko ukwiriye kurambagiza cyangwa kurambagizwa. Ugiye kuvuga ngo wari wanarinje data cyangwa narinje papa kugira ngo umbwire ese uba nkwiye kurambagiza, niba atakwemerera ukabona ko hari ibintu tujuje, nawe ubwawe ntukwiriye kurambagiza mugenzi wawe. Niyo mpamvu ingo zino minsi zisigaye zisenyuka zitamaze kabiri, kubera yuko urambagiza n'urambagizwa ntacyo bitayeho, ahubwo yaragiye yageze mu modoka ari kujya i Kigali, maze uwo wahoreye mu modoka babamuhayemo umupasi ngo mu ifoto, abonye ifoto, akunda ifoto, yakunda imico, atabanje kubaza se cyangwa nyina cyangwa se umuturanyi cyangwa se inshuti ye, byanga bikunze izo ngo mu minsi mike zizitira mu kintu cyitwa divorce, ubutane. Ubwo rero inshuti basire mu nkuru cyangwa se bakagomba kunkurikira, nababwira ngo mbere y'uko ujya kurambagiza jya ubanza ubyibaze. Ikindi cya nyuma kiravuga ngo, do I firmly believe that God want me to seek a courtship? Mbese uretse njyewe ubwanjye, mbese Imana n'umutima nama wanjye ubwabyo byo binyemerera kurambagiza? Mbere yuko njya kurambagiza mugenzi wanjye, Imana yo nayo yanyemereye? Ese umutimanama wanjye nawo ubwanjye uranyemerera ko ntuze, ko ndi gufata ibyemezo, ko nzamutse mu myumvire nkwiye kurambagiza? Basore bakobwa munkurikiranye, niba wumva udakuze bihagije, niba wumva ibi byose utabyujuje, nta burenganzira ufite bwo guhangara kurambagiza, nta burenganzira ufite bwo guhangara gushyingirwa, nta burenganzira ufite bwo gutekereza gushyingirwa, kubera ko uramutse ubitekereje wamukoze icyaha. Reka rero mbabwire ngo abasore, abakobwa, mwongere mwisuzume,
mwongere mutekereze neza, mwongere umushinga muwusubukura mutekereje neza. Nimutabikora amaherezo ingo zizazimirira, ejo usange urugo mwashinze mu mezi 5 rurasenyutse kubera yuko mutatekereje umushinga wo kurambagiza. Mugire imyumvire myiza, kandi mukomeze mubaze ibibazo, mukomeze musangize bagenzi banyu, muzabyumve neza. Imana izabibashoboze. Bakiye mu izina rya Yesu.